icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusambanyi. ngo ngwiki weho wikontroye bazanye projecteur bagashyiraho ibintu byawe twasanga wowe uri umuntu muzima kujya gutokora mugenzi wawe utabanje kwitokora ugiye gufata ingororano zawe. Ambaye inga data wangirimbuwe ko oya we nta mbabazi ukwiye. niba bikunaniye nanje nagenda ngaritura umuntu uritura nde? nawe bitari umuntu uribana. urakaza neza mu rubanza. Yesu wanje nzahora nguririmbira manika amajwi njinye n'akadiho nzimbuke nje umugara abagabo bivuge ababyeyi bavuza imbundu. urasabwa kugaragaza disipurine niba udashaka kujya mu muriro. Katwubahe Imana dusenge. wibutse utinze Yesu uwo mwanya wo gusenga. ngo ego Bikira Mariya nyiri muwe reka urubanza rutangire. kuri kunganga sendago ngangikaga ntawe ugukanze. urasabwa kuvuga ku byaha ushinjwa nutsindwa. mutanajya ngo nicane ngo mbisobanuraho. oya ntago nazanywe no kubisobanuraho. none wazanywe n'iki? aha turi ni mu rubanza rw'ijuru. toka satani. yewe Yesu nashimwe. Haleluya. Nzayino nanje nzakizwa ariko si umunwa gwanjye namara kabiri ndavuga. urubanza rwatangiye. icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusambanyi. ngo ngwiki Yesu ndi wowe. nibwo busambanyi wabumbonyemo. ntago ibyo mbizi. ubwo rero icyo kiraguhama. ako se ubundi wowe uvuga gutyo weho wikontroye bazanye projecteur bagashyiraho ibintu byawe twasanga wowe uri umuntu muzima kujya gutokora mugenzi wawe utabanje kwitokora. ariko hari ntiwamenye ko uri mu rubanza. ikindi cyaha ushinjwa ni uko witwaje ko uzwi ukajya mu biyobyabwenge. ariko twebwe abastarisi turi abantu nk'abandi sindi umuntu nkawe. hanyuma ibyo bihurira he n'ibyo ushinjwa? ariko kuki mwumva ko abastari iyo umusitari yakoze akantu k'akahereri gato biba ari ikibazo? tuvuge ko icyo kintu aba yakoze nta bandi bantu batazi ko babikora. yego koko barahari ariko uri kubazwa ku giti cyawe. nyine nakubajije kuki mvugwa ibibi gusa ibyiza byanjye si babivugeho. ibyiza we wakoze ni ibihe? njyewe ndagiye mbasha umwanzuro ndagiye ndananiwe. garukiraho ikenda ndacyakubaza. worambaza ngandese ndunjagaraza. ndavuze ngo garukiraho wa mupfapfa we. ndago mva hano. nyamara ukomeje kundakaza. urandumbira urandunze wakidumbari. ibyo nibyo washatse kuva kare hose. ambaye inga data Bikira Mariya nyirimbu mundabare we wangirimbuwe ko ko nachunga sitoke yako bakimaliza kukula unaanza kusema sengo na gasipia. So kandi urasabwa gukoresha ikinyarwanda gusa. icyo giswahili kivuga cyonyine niba aricyo wumva. twahireze ndakivuga gute ndagungubise nicyo nari mfite mu mutwe kigahita gishira. ikindi cyaha kandi ushinjwa ni ukutifatanya na bagenzi bawe ngo musenge. yewe ubu ndago ngibonana n'abakobwa bo mu cyaro n'inzoresore. none ibyo warabyihannye? uzi ngo ndi kukubesha? sigaho wibeshya. hano mu gitabo biranditse. ego ahubwo nibagutware ugiye gufata ingororano zawe. ambaye inga data wangirimbuwe ko oya we nta mbabazi ukwiye. sinababarira umuntu utumva. niba bikunaniye nanje nagenda ngaritura umuntu uritura nde? nawe bitari umuntu uribana. njyewe ndi mubi cyane ndago nzi waranyibagiwe. uratangaje cyane niba ushaka guhangana. mba wewe ndanasiga isipaka ufite. reka iyo myitwarire uri kugaragaza. hano ntabwo uri gukina filime. ariko kuki mwumva ko abastari iyo umusitari yakoze akantu k'akahereri gato? nta by'ubusitari hano. icyo ndi kukubwira ni uko ibyo wakoze byose ntacyo byamariye rubanda. hari abo bifasha. niba bitagufasha wajya wicecekera ubundi uvuga ibintu bibi bikururira ibivu ushaka iki. niba kujyana wa mupfapfa we vanga hajya mu muriro. reka nkubwiye niyo naba mfite gahunda yo kuzagenda nta naho nzajya. ndago mva hano. niwanga kugenda ku neza
uragenda ku nabi. ndajya hese ndajaye ni wo mugabo wanje ndago nagusiga jewe nambaye hose ndikwije ndingumi nziza ishima imana ndakuntu wangirira imbuwe ng'umuntu w'Imana ng'umuntu ukishijwe ng'umusore mwiza ngawe ego umva wewe ndanasiga isipaka ufite muterura umutware. uziko ndagushishwaga ndagunzi burya ndagunzi uraramuka urenze ugumurongo uziko utikundaga none ugugwa kabiri go abantu ndiwibeshe ngumbururize urumva urenga ugwa gatatu uragurenga uramvuga singo gashari urenge nguyu ndawuhagazeho urenge kose hano twaje kugwana wangiriye imbuwe ko Icyo nicyo gikwiriye abanyabyaha. ngo umugabo mbwanga aseka imboni. N'amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse migirire ye n'abandi atabangamiye rubanda uko bazira kubimugirira nabo aho wenda amahoro ariko ushaka kugira ngo umutima wanjye uzavemo ushaka kugira ngo nzapfe uvuye ariko reka ngubaze uri mugabo nyabaki uturumbuka mu buriri saa 11 ukagenda ndaposha unzigiye gusa nk'ibyo bivuze ngo bifashe ngo byubake kibore gusa kimeze nk'ikinyobwa cataye garante hwere gusa niko se wabutunawe kizaza ubu wanera umujinya nkagufunyanga ngakora muri ayo majigo ugahita ubona ko nta mikino mfitanye nawe ndagaswira we wandenze amavi tugiye mu by'imbaraga ariko urakubitwa n'umugore utari nyoko haje mu byo kwishariza wowe wankuraho wewe hari n'akavungunyikira kanje wavungura wangegera ese hano twaje kugwana Murakaza neza mu rubanza. njandi mubi cyane ndagunzi Wa mugore we, gabanya urusaku urubanza rutangiye. nawe kagura amaguru worambaza njyewe ndagiye mfashe umwanzuro ndagiye ndananiwe Oya ntaho ujya. Ese utekereza ko wagenda utagororewe imirimo wakoreye mu isi? ushobora no gushaka kunsuzugura ariko Imana ntibikwemerere ariko urashyushye pe uri gutogota arabura agatongo bakwaruri ibyo bintu uri kuvuga urukumva birahuriranye Nimucece ku rubanza rutangire. nje ndi nsabi Wamaze. Kandi ndababwiza ukuri, niba mwarakoreye ibyaha mu isi, ingororano zanyu murazisanga mu muriro. Ako se ubundi wowe uvuga gutyo weho wikontroye bazanye projecteur bagashyiraho ibintu byawe twasanga wowe uri umuntu muzima. ushinzwe se worambaza ngandese ndunjagaraza Icyaha cya mbere mwese mushinjwa ni ubusambanyi. Ntabwo ibyo mbizi. Ese urabizi ko guhakana icyaha wakoze nabyo ari icyaha? Ariko kuki mwumva ko iyo umusitari yakoze akantu k'akahereri gato biba ari ikibazo tuvuge ko icyo kintu aba yakoze nta bandi bantu batazi ko babikora. Urwo si urwitwazo. Iki kiraguhamye. Nyine nakubajije kuki mvugwa ibibi gusa ibyiza byanjye si babivuga. Oya wikisobanura bireke. Musore, nawe subiza ku giti cyawe. biri mu maboko
maboko yawe mwami mana hareruya mwami nakwitura. nuko urakoze kuririmba, ngaho usubiza ku busambanyi ushinjwa, kandi nugerageza kubeshya nawe urajyana mu muriro. ibyo twakoze ni amakosa, ariko nawe uri umuyobozi. Icyaha uracyemera cyangwa? buriya rega satani nawe acishaga amakosha umuntu. Iki cyaha mwese kirabahamye. Jesse nabyo mbaga nshaka. Yego warabishatse kandi warabikoze, kandi ugiye kubihemberwa. Ikindi kandi ntibyoroshye ntibinashoboka ko umusambanyi yakinjira mu bwami bw'ijuru. biroroshye kandi cyane. nibyo. Niba ari uko ubitekereza uribeshya. You will move out of this house. gusa ahubwo byanyabyo by'uri kuvuga niko bigiye kugenda. wangirimbuwe ko Mwagize igihe gihagije ku isi cyo gusaba imbabazi, ubu igihe cyarangiye. niko se waba utunawe urarinda uza wenda kudutura Continue. gashari utarakomba mu minyo y'inkoko yibeshye inkoreho This man